Ni Pasteur Mpazibirego Pierre, Docteur en théologie, nkaba ndi Pasteur muri Sepake Congo Imasisi. Nkaba nkora umurimo w'Imana wo kwigisha mu mashuri ya théologie ya université kenshi na kenshi, ndatumirwa henshi mu bihugu bitandukanye. Murakoze. Yes, kurundi bandi kumwe na ko nakubuze kuri mikrofone yanjye yawe irafunguye Dr. Nakubuze kuri mikrofone kabisa, ndumva banzu buze kwegera neza. Aha biraje noneho nujya kure ntago nzibuze kukumva iyo mikrofone, ntago iribuze kunkundira rero samu giyegera na yegere. Yego, ni Reverend Dr. Kanana Cedric, pastor mwitore Anglikani ry'u Rwanda, umwarimu muri kaminuza kandi umwanditsi w'ibitabo. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero reka ntangire mpera kuri Dr. Mpazibirego Pierre, zanu wisobanura abanyarwanda tukima kino kiganiro. Ikiganiro wisobanure ku banyarwanda bamenye n'ivyo wabivuze yuko uri muri kaminuza, ariko abantu bakeneye kumenya ninde, wavukiye he, wakuriye he, wize biki. Donc kugeza duha comment dirais-je, navuga nka nge navukiye Masisi. Yego, nza kubatizwa muri 79 mu itorero rya Sepeza ikiri Zaire. Yego, ariko iza guhinduka Sepake, tangira kuba umuvuga butumwa muri 84. Yego, 85 nja kwiga theology. Yego, muri 90 mu mukuru w'ito 94 mu mukuru w'itorero. Yego, mu kwezi kwa mbere mu kwa gatatu tariki 6 z'ukwezi kwa gatatu mba umushumba w'itorero Imasisi. Yego, paruwasi ahitwa Ihumure. Yego, hanyuma rero wageze mu Rwanda gute? Nageze mu Rwanda ku butumire. Yego, ariko nakoreye stage niga theology Bukavu muri 85. Yego, mbona stage Cyangugu nkorera igihundwe ndi kumwe na Nsanzu rw'imico gihe. Yego, yego, na Bucana Maritini, biganaga na Bagatera na Basimo Pierre na Antoine Munyakazi. Yego, bampa stage mu Rwanda, ndangije maze kurangiza banyohereza muri Ibeji. Yego, abariho nigisha kuva muri 90 kugeza 94 gihe cy'intambara, nsubira Masisi 97 intambara irangiye, ndagaruka ntangiza za ETD. Yego, nafate kiratangira. Yego, ni muri ubwo buryo nagarutse mu Rwanda. Reka tugaruke ku myigire yawe, wize gute kugira ku rwego ugezeho ngo? Nize primaire. Yego, yego, Imasisi. Yego, niga secondaire Igoma. Yego, niga université Ibukavu ku rwego rwa lisansi. Yego, nono maîtrise nyikorera hano. Yego, dogtora nyikora mu rwego rwa leadership. Yego, noneho a distance Canada. Hanyuma rero Wagena Leadership Institute. Urakoze cyane. Reka tuze kwa Dr. Cedric Kanana, nawe uraduha nka CV yawe mu bijyanye na cyo kiganiro. Cedric Kanana uka hano yitwa Rubavu. Yego, yego, mu cyahoze cyitwa Komine Nyamyumba. Yego, hanyuma nge nakiriye Yesu mu mwaka wa 2003 nyuma yuko mbere yaho nari umusilamu. Yego, hanyuma nkora umurimo w'Imana, ubuvuga butumwa busanzwe w'ubunyamasengesho. Yego, hanyuma njya mu mashuri. mbere nabanje kwiga lisansi ya mbere. Yego, muri business administration, njya muri theologia niga lisansi muri theologia icyo twita divinity. Mfata masters muri theologia n'iterambere, theology and development. Hanyuma mfata indi masters muri global leadership ya Fuller Theological Seminary muri Amerika. Hanyuma njya kuri PhD muri iyobokamana. Ndimo ndashaka ikinyarwanda kibihuza neza. Iyobokamana na politiki niyo twita political theology. Ubwo munagenekereje niyobokamana na politiki urebye. Haya, hanyuma ubu ngo tuvugana uri gukora iki Dr. Cedric Kanana? Ndi umupasitori uyoboye paruwasi ya Kanyinya y'Abangilikani. Hanyuma nyigisha mu makaminuza atandukanye i Burundi, mu Rwanda ni Bugande. Hanyuma tuze kwa Dr. Pierre Mpazibirego. Uyu mugoroba ni umugoroba mwiza turi kwizihizaho umunsi
mukuru wa Noheli ku banyarwanda n'abandi bose bateze amatwi bumve ko Noheli ari iki? Bakumva ko Noheli ni umunsi w'abantu bose, ntabwo ari umunsi wa gikirisito kuko wahozeho n'itorero ritaravuka. Ni umunsi waturutse mu Bamedi n'Abaperesi, icyicaro cyawo kiri muri Irani. Hari ikigirwamana citwa Mitra, iyo dogitrine bayitaga Mitraisme. Usomye agatabo kanditswe n'umudivantiste kitwa Ingoma y'Ubwami Bune. Babuloni, Abamedo Perse n'Abagiriki n'Abaroma bavuga ko uwo munsi watangiye mu mwaka wa 500 mbere ya Yesu. Ubwo none bakawizihiza mu gihe cy'imboneko z'izuba kuko habaga ibihe by'imbeho, igihe kikabi kibunda ku buryo abantu babaga mu bwigunge bakaza kuzishima ari uko izuba ryabonetse, ariko rikaboneka mu kwezi kwa 9. Ukwezi kwa Kislevu rero ni habaga ibirori bikomeye byo kwizihiza uwo munsi, ariko mu bapagani Yesu ataravuka. Uwo munsi rero wakomeza ubaho, barawizihiza muri Empire Medo Perse, barawizihiza. Ubundi Abakaruda bagiraga ibyirwamana byinshi. Hari ikigirwamana cyitwaga Gibire, cyari gishinzwe guha imbaraga no kweza ibyo kurya by'abami. Hakaba ikigirwamana cyitwa Mariduke, hakaba ikigirwamana cyitwa Bere, hakaba ikigirwamana cyitwa Aku, ikigirwamana cyitwa Shaki, ikigirwamana cyitwa Nego. Byari byinshi, n'izuba na Tamuzi. Usomye Ezekiel igihe cya 8 birahari ibyo bigirwamana, ariko bikigirwamana mu bapagani cyagiraga role yacu. Hari cyari gishinzwe ibyara ry'abagore, cyari gishinzwe amashamba, gishinzwe imigezi. Ariko iki kigirwamana ca Mitara cyari gishinzwe imboneko z'izuba, nuko ngo ryo kumurika igihe bamaze igihe kirekire mu bihe by'imbeho, none bagakanguka bishima cyane ko bamurikiwe n'izuba. Ubwo rero iyo bisobanura ngo igisha, aho here mu kirimi cy'Ikigoruwa bisobanura ngo izuba, ni nk'izuba risha. Ngo noneho niryo byaje kugera mu gihe cya Kaisari Constante. Yesu aravuka, Yesu yavukiye kugera mu gihe cya Kaisari Constante nta Noheli yabayeho. Reka tujye kwa Pastor, kwa Dr. Cedric. Aravuze ngo n'umunsi w'abantu bose, sinemeranya nawe. Dr. turi kumwe nawe. Hari source ebyiri nibura umuntu yakwita ko zifite ubutware, ziri authoritative. Yego. Iya mbere, amateka y'uyu munsi tuyikura muri source zanditswe na Josephat, n'umwe mu bahanga mbere gato y'ivuka rya Yesu na nyuma gato mu kinyejana cya 5 kugeza mu cya mbere. Yego. Hanyuma nanone hakaba n'indi source ya Tacitus. Abo bombi barabaskora, barabahanga bo muri kiriya kinyejana. Josephat yanditse kuri Yesu nibura yazanye iryo zina nk'incuro ebyiri zonyine, kubera ko Yesu muri iki gihe ntabwo yari umuntu uzwi, byari bikiri ibintu byo mu kirere. Of course kubera ko kiriya gihe recording byari official ku bantu bafite amazina aremereye. Yesu rero yaje yikubita gutyo mu kirere gutyo, bituma hatagira record ishobora kwerekana umunsi uri exactly. Buriya rero ingorane dukunda kugira iyo tuvuga Noheli, twarangiza tukayihuza n'umunsi itariki 25, tugahita tubihuza na Mitra mwene data ari kuvuga. Buriya nubwo byaje kwemezwa nyuma, ariko abo bahanga babiri duhuza n'amateka ya are antiquite y'ikinyejana cya mbere mu gihe Yesu yavukiyemo, nta n'umwe uvuga umunsi uri exactly. Hanyuma ibyo bituma ushobora gukora speculation z'umunsi, ashobora guhera, ashobora kuwuhuza n'ibyari byo byose. So rero icyo ubajije atese Noheli ni yabande, asubije ngo ni y'abantu benshi. Nge ndimo ndatekereza ngo biterwa n'icyo umuntu ashaka kumva akoresheje Noheli. Yego.
radiyo ni nkamutima mbabwira ko ni Pascal Imana remeze mwene nyindekwe turugana kuri Noheli ndi kumwe n'abahanga muri teologiya Dr Mpazibirego Pierre akaba ari umupastori ukorera muri Sepak ni nka ADPR muri Kongo ndi kumwe na Dr Cedric Kanana ukorera mu itorero ry'abangirikani mu Rwanda none Dr Cedric Kanana itariki ya 25 yizizwaho Noheli yaturutse hehe yabivuze detaye yavuze n'impamvu hakoreshejwe itariki 25 nk'umunsi wajya wibukirwaho ivuka rya Yesu kuko urebye byemejwe na Julius yego ni nkaho mu kinyejana cya gatatu urebye niho byabaye official nibwo byabaye mu buryo buri officiel ko bakoresha iyi tariki nubundi yakoreshwaga mbere nkuko yabivuze nubundi mbere yari sanzwe koreshwa yego iyo abantu babaga basohotse mu gihe cy'ubukonje buremereye yego noneho hakaza imboneko z'ukwezi icyo gihe rero ubwami bw'abaroma bwari butangiye gufata entere mu mateka y'ubukristo kubera ko bwari butangiye kugira imbaraga muri kiriya gihe noneho iyo entere isunikira bamwe mu bayobozi n'abategetsi bakiriya gihe kureba ngo niba ikintu cyatangiye kuba ikintu kiremereye mu bwami bwacu tukireke kibe mu kirere so habaye amanama ikintu rero kiremereye nge ndeba muri ino tariki ntabwo ari itariki nyirizina ahubwo icyayizanye dufite abahanga babiri dushobora gukuramo amwe muri ayo mateka uwa mbere ni uwitwaga Polikapu yanditse ibintu bibiri icyambere muri iki gihe nubwo hari hakiriho itotezwa ariko ko itotezwa ryagiye rikomeza byatumye abantu bagira entere nyinshi ni gute abantu bari gupfa hanyuma barangiza bagakomeza gukurikira aka kantu gatuma mu by'ukuri bapfa hanyuma undi muntu ni uwitwa Justin the Matter abo ni abasikora b'abahanga muri kiriya gihe bafashe umwanya wo gukora analize ya origine y'ibintu bimwe muri kiriya gihe harimo n'iki kintu cy'iyi tariki bose bahuriza rero ku kintu kimwe bahuriza ku mpamvu ubwami bw'abaroma bwahisemo gufata ibi bintu by'ubukristo barangiza bakabigira official bakabishakira n'umunsi muri kiriya gihe ikintu cyose cyabaga gifite importance mu bwami bw'abaroma bagishakiraga umunsi bashobora kukizihiza twibuke ko muri kiriya gihe ari nta munsi n'umwe utari ufiteho ikigirwamana baramyagaho buri umunsi wose usibye n'iriya tariki ya 25 biri estimated mu nyandiko za Justin the Matter biri estimated ko abaroma bari bafite imana reka tuvuge ngo ibigirwamana biterwa n'ubyumva zarengaga 3,400 urimo urabyumva 3,400 kubera ko kiriya gihe n'umuntu yashoboraga kwiremera imana ye akavuga ngo njyewe uru rukweto rubaye imana yanjye iyo abantu bamaze kugira excessive y'ikintu cyose biva ku bintu bikuru bikajya ku buryo buri personnel ku buryo umuntu ashobora kuva ku mana ziriya bahuriyeho barangiza bakiremera izindi ziri particulier so rero iminsi yari hari yose ni hari uyu munsi yose yabaga ifite ikigirwamana cyane reka nyarukire kwa Dr Peter Mpazibirego none Dr Mpazibirego ndikumva uri guhuza na Dr Cedric noneho rero niba ntihenze abantu mu matora atandukanye batiziza umunsi wa Noheli tubaherezo bafite impamvu yumvikana
kuko noheri udafite Yesu Kristo ntaco yongereye byaba ibirori bisanzwe kuko byahozeho ariko mu gitabo dokima ya Clément d'Alexandrie yavuze ko bagerageje kwandika kugira ngo bibe kuri 25 nge sinyemera ariko iyo 25 kuko atariyo Dr Cedric mpazibiro batige sinyemera ariko wowe urayemera nshaka kuvuga uko abantu bakoze amadeba yego nukuvuga ngo babanje gukoresha tariki esheshatu z'ukwezi kwa mbere yego noneho rero barongera bakoresha tariki 18 z'ukwa 11 yego barongera bakoresha tariki esheshatu z'ukwa 7 z'ukwa mbere yego nyuma baza guhurira kuri 20 babuza guhamya 25 ariko nta nkomoko ifite na 23 barayikoresha noneho rero ndi gusoma hari igitabo de Concile uko abapapa bagiye bakurikirana kwiga amateka ya Constante wakoze mu kinyejana mu intangiro y'ikinyejana ca nari hamaze kurabuka ikimenyetso cy'umusaraba yego angaha yavuze ko icatumye ahitamwe iyo tariki ari uko igihe cyo kwizihiza imboneko z'izuba ryabaga rimaze igihe cyo ritaboneka hari akarengane kamaze igihe kuko niwe wagahagaritse buryo yego yarakurikiranye na Diocletian Kaisari Diocletian hari akarengane gakomeye ariko yari yateguye urugamba rwo kurwana n'abami bari bamwigometseho kuko ari umwami w'abami nijoro ararota agiye kubona ikimenyetso cy'umusaraba utukura cyari cyanditswe amagambo avuga ngo nukurikira iki kimenyetso uranesha byari byanditswe mu rurimi rw'ikilatini havuga ngo in hoc signo vinces ngo nukurikira iki kimenyetso uranesha ubwaga agiyeyo ntiyasubika urugamba aratera aratsinda niho yagarutse afata umwanzuro ati abapfuye bazira guhamya Yesu wabambwe ku musaraba ndabimenye ko baziraga akarengane none ndahinduye narinzi ko bisanzwe muri Medopers basanzwe bubahiriza uwo munsi y'imboneko z'izuba none ubwo basanzwe bubahiriza kabanemeye Christianisme nkaho ari torero idini officielle rya leta none bahindure baje barasenga uwo Yesu bavuga bambwe ku musaraba ariko yaratari yakizwa yego yari yararuswe ikimenyetso cy'umusaraba none aravuga ati nshaka kuzana umutekano mu itoro kuko aka karengane gahagarare nshaka ko hatagira uhungabanya imisengere ya mugenzi we uwasenga ihene naze uwasenga inka aze usenga Imana n'ubundi nawaze he kugira uhohotera undi ariko bose bicare hamwe icyo gihe rero nibwo itoro ryafazina rya Perugamo bivuga ngo ni multitudiniste akadubi kamadiri uruhurirane nuko byari bivuye ku itegeko ry'umuntu utegeka bose kandi akavuga ati ninje ufashe umwanya wa bishop nubwo ndi Kaisari kugira ngo menye umutekano w'ahantu hose babyita akadubi icyo gihe rero niwe waje kuvuga ngo bihamwe neza ko kuri 25 biba itariki yo kuramya kuvuka ku mwami Yesu nkuko bari basanzwe baramya ico kigirwa mana ca mitara ahangaha rero nta gihamya cy'itariki ya 25 ariko muri le Concile bavuga amateka ya Constante 24 bahuje n'ubuhanuzi bwa Hagayi buvuga ngo nimutekereze ibizaba mu gihe ca none no mu bihe bizaza ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa Kisireve kwa Ceda igihe urufatiro rw'urusengero rushinzwe mbese hari amasaka akiri mu bigega ndetse umutini umuzabibu n'umukomamanga n'umwerayo ntibikera ariko uhereye uyu munsi nzabaha umugisha arabifatanya ariko nta sura usafite ubwo noneho ro bafata uwo munsi ku itegeko atari ukuvuga ngo ni umunsi uriyensipire mu byanditswe byera kuko na Noheri si byanditswe byera reka tujye kwa Dr Cedric ndakubaza cyane nk'icyo Dr Mpazibirego Pierre abantu batiza Noheri ntibafite rezo nge rero ndi bubifate mu buryo bubiri yego Noheri umuntu agiye mu nzandiko zabo twita the early church fathers yego ushobora gusanga abambere y'ikinyejana cya gatatu batarigeze mu by'ukuri babyizihiza kubera ko ntabwo byari byakabaye official ntabwo byari byakabaye ihame ku rwego rwa leta cyangwa rwa mpire y'icyo gihe yego kandi abo bantu nibo badevelopye mu by'ukuri icyo twita ubukristo uyu munsi dufite nibo babuhaye ishusho yego nge rero ndi bujye mu mpande ebyiri yego
mu by'ukuri umuntu aremwe mu kwibuka n'Imana buri gihe iduhereza itegeko ryo kwibuka. Yego ni nako yabwiye Abisirayeli nimugera mu gihugu cy'amasezerano mwibuke. Nibaza ngo rero ikiri mu mutima kiruta icyanditse mu matariki n'ibindi. Ariko kandi ni ngombwa kugira ikintu kitwibutsa. Yego nge rero abatawizihiza simbacira urubanza, ariko kandi bakagombye kugira urwibutso, kuko ibintu byabaye develope mu binyejana, nubwo iyi tariki mu by'ukuri ikiri muri debate. Kandi nibaza ngo n'ibinyejana bizaza iyi tariki izaba ikiri deba, kubera ko ari ikintu nyine cyakuruye atansiyo y'isi yose. Nahoze nsoma uyu munsi inyandiko ya Vicensus, ni umwe mu baskolazi babayeho mu kinyejana cya 17. Noneho ashaka kuvuguruza buri nama zose zabaye, zose yasohoye inyandiko iremereye, abashoboye bazazisome. We yashatse guhuza amatariki nyirizina Isirayeli cyangwa Abaheburayo cyangwa Abayuda, izina buri wese ashobora kumva, kuko abantu tubita amazina menshi Abisirayeli. Ariko we yashatse gufata iyo minsi ari yashaka kubariraho neza kugira ngo yerekane nyirizina itariki ubwo atekereza ko Yesu yavukiye. Urumva ashaka kuguhuza ibarura ryabayeho muri kiriya gihe cya Kayizari, ariko nawe mu kubibara kwe biramugora. Aza gusanga exactly nicyo twita census, ibarura ryabayeho kiriya gihe ntabwo riri dated mu mibare neza. Asigara nawe ari mu kirere, ariko icyo yashakaga nyine yari yumvaga afite nk'umuhamagaro wo kuvuguruza itariki 25, ariko nanone adafite contribution yatanga ku itariki yindi nyirizina. Nge rero icyo ndimo ndeba nicyo nabwira umuntu utawizihiza, igituma atawizihiza kirusha uburemere umunsi nyirizina. Kuko ashobora kuvuga ngo sindi buwizihize kubera ko ari umunsi bizihizaga bigirwamana nk'uko abandi bavuga, ariko n'indi minsi yose ashobora kwizihiza nayo yari ifite ibindi bigirwamana byizihizwaga. Hanyuma ashobora kuvuga ngo sindi buwizihize kubera ko washyizweho n'umwami utizera cyangwa n'abantu batizera. Ariko kandi ibindi byose by'ubuzima bwa buri munsi tubirebye dufite source, kubera ko iyo turebye Aburahamu ahamagarwa mu gihe cye ntabwo abizera bari benshi dukurikije uko Bibiliya ibitangamo account. Icyo gihe rero hari n'izindi mana, kubera ko aho Imana yamukwe n'ubundi bari basanzwe bafite izindi mana. Ukomeje no mu gihe cy'Abisiraheli bakora igihugu cya Isiraheli, n'ubundi aho bagiye hari ibindi bihugu byari bibakikije nabyo bisanzwe bifite ibindi bigirwamana. So rero biterwa n'icyo umuntu yashyize mu mutwe, ariko importance nge ndeba nuko impamvu itera umuntu kwizihiza iki kintu iruta umunsi ubwawo. Dr. Mpazibirego Pierre, none tukwizihiza Noheli kuri no tariki kandi umunsi tuyizihizaho. Nizo mpamvu jewe ntandukanya kwibuka no kwizihiza. Ngenda bitandukanye, kuko urabona umuntu ashobora kwibuka yicaye hamwe, ariko kwizihiza biye muri sanse y'ibirori. Abatagiyeyo rero bashobora kuba bibutse, kuko kwibuka Imana iba mu bitekerezo. Iyo umuntu ari concentre gutekereza ku Mana nubwo yaba aryamye, burya aba yabigize urwibutso. Kandi agaciro ko kuvuka kwa Yesu ntari amateka, kuko afite amateka, afite nyina na se, ariko ntabwo twaha agaciro amateka ngo yavutse ryari, ahubwo tuha agaciro impinduka yabaye mu mutima w'umuntu. Niye mpinduka yakubayeho ubitekerejeho. Uko gutekereza rero ntabwo ari ngombwa kuri buri wese ngo gusaba ibirori. Ubwo rero abagiye mu birori bashobora kuba batanibutse, ahubwo bagiye kurya. Reka tukiraho ngo rero uri umupastori muri Sepak cyangwa se mu itorero rya Gipantekote, mwebwe iwanyu mwizihiza Noheli
kuki muyizihiza Noheli tuyiza kubwo amabwiriza ya community twahisemo yego kandi buri community urabizi ko kugira ngo buri torero rikwemere hari amabwiriza ryatanze yego kandi ayo mabwiriza agasa n'amasezerano yego waba udashaka kubahiriza amasezerano si uko ari icyaha ahubwo ni disipurine y'itorero bafite telefone hafi hasi nk'uko umuntu wese agenga umuryango we yego ushobora kuvuga uti abana banjye nshaka ko bataha 18 kugira umwana uri hanze ayo ni amabwiriza ya famiye na sepake rero iravuga iti tujeyo kuri 24 nimugoroba turare mu mwana avuke nijoro twumve kurira kwe ni sembolike ariko sibyo bizana agakiza nko kugira ngo utekereze Yesu wigizwe umuntu kuko agaciro gakomeye ni Yesu ari Imana ariko ntatekereze ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa akemera kwigira umuntu kuko gucungura kwari kwananiranye urumva ese mu mateka ibihe birindwi Imana yageneye isi urabona mu gihe cy'ubuziranenge buriya Adamu na Eva ryari itorero nubwo tuvuga mu itorero ryabayeho ku munsi wa Pentekote kwari ukuvuka ariko ryari rihozeho nizo mpamvu usomye mu byakoze n'intumwa igice cya 7 umurongo wa 38 haravuga ngo Mose niwe wayoboraga itorero ryo mu butayu bisobanura ko ryari riho mu buryo bw'igicucu kuri kwari kugiye kuzahishura Imana kwigira umuntu rero nuko Yesu yanyuriye mu bantu yananiwe ubwo rero duhagacira ahubwo iyo Mana y'icubahiro yigize umuntu igasa natwe none ikaza kuba Emmanuel ikaba none Imana muri twe uko kuba Imana muri twe bisaba bitumuyitekerezaho shobora kutaja mu birori ariko wayitekerejeho kandi impinduka ziba mu muntu zituruka mu bitekerezo nto ziva mu birori ubwo ronje cyo mpa agaciro cyane ni ugutekereza kuri Yesu wigize umuntu sintekereze cyane ngo be bagiyeyo kuko abagiyeyo bose saba Kristo ariko abagiyeyo nabo bagize neza kuko iyo strategy Yesu yarayikoresheje mbere yo kugira ngo wihanishe umuntu wabanzaga kwisanisha nawe ubwo rero nibice kigirwamana ca mitera nabyo babahirizaga imboneko z'izuba byari bifite akamaro naho twagendera ngo tubisenye nkuko Paulo yabyanditswe mu byakozwe n'intumwa ibice 12 umurongo wa 22 kugeza ku 23 avuga ngo ngeze mu Atenayi nitegereje igicaniro cyanditswe ngo iby'Imana itamenywa aravuga ngo iyo Mana rero musenga mutayizi niyo nje kubasobanura sinyisenye abapagani ro baza muri Noheli natwe turabaprofita kuko ari ya twese tuba twisanishiye nabo kugira ngo tubone uko tubafatisha izuba ryo gukiranuka ari we Yesu Kristo reka tugaruke kwa Dr. Cedric nawe itorero ryawe usengeramo ryemera Noheli kuki mwebwe muyiziza ndibuze no kongeraho kubya mugenzi wanjye hano umufilozofe witwa Socrate nyuma y'igihe ubwami bw'abagereki mu gihe cye bari batangiye kugira ibitekerezo byo kuzana isi mu buryo buri scientific icyo gihe abahanga b'icyo gihe benshi bumvaga bari interese mu bintu biri scientifique icyo gihe babyitaga metaphysics kureba origine y'isi n'ibindi byose intangiriro y'isi noneho ariko nubwo yari interese muri byo nyine abyinjira amashaka kubivumbura aza kubona umuco w'icyo gihe wamaze gutakara abantu nubwo bari kugira ubwenge ariko bari gutuba umuntu arangije arahindura ava mu cyo twita metaphysics arangije ajya mu bumenyamuntu busanzwe icyo twita humanity icyo gihe rero yari branche yitwaga ethics ethique ubuzima bw'abantu bwa buri muntu kubera iki amaze kubibona yaravuze ngo ibishushanyo abantu barema iyo babyitegereje igihe kirekire nibyo bihinduka ubuzima bwabo yego urimo urabyumva ubundi ni fact niho havuye n'ibindi bintu by'izo mana zindi baremaga kubera ko ntabwo bakeneye kumva Imana mu buryo buvugwa mu kirere bakeneye amaso ashobora kureba ikintu bashobora gusanisha n'Imana noneho rero abangirikani kuki twizihiza uyu munsi tukagira ibirori reka bariko tubivuga ubu ndahita mbishyira muri no angere y'ibitekerezo bya Socrate
mu buzima bw'abantu ikintu wabonye rimwe kabiri gatatu ugitekerezaho kenshi. Buriya hari ibintu byinshi bitari byinjira mu bitekerezo byacu, no gukura kw'abana niko bigenda, uko agenda areba ikintu mu buryo buri vision akitegereza, niko ubwonko bugenda bukura kugitekereza. Rero ibirori biza muri iyo sansi, icyo bita kwizihiza, kugira ngo umuntu naramuka atanafashe n'umwanya wo kubitekereza, dore ko hariho byinshi ibirori bimwibutse kubera ko ari kubireba. Kuko no guhindura bavuga ngo reka tubikure ku izuba risanzwe nyine ryabonetse, niturangiza tuvuge ngo hari ibi bibaye umucyo wa Kristo bisanzwe, kuko ibi Clement of Alexandria yavuze yakotinze yabivuzeho n'impamvu exact iratekereza. So rero njyewe icyo ntekereza nuko umunsi ni ingenzi, kubera ko bwa mbere umuntu uwitegereje kwa kundi nyine umuntu ashobora kureba ibyo bintu by'ibirori biraza bikagira ikintu bimwibutsa. Iyo umuntu yabyaye umwana ashobora yakimufite mu nda aba yumva afite amatsiko, abitekereza bizagenda gute. Iyo umwana yasohotse akamureba n'amaso ye abona ishusho nyirizina, akaba ashobora kumutondeka, kumukorera icyo bita description, kubera ko yamubonye. Rero iki kintu cyitwa visual, ikintu kigaragara abantu bashobora kureba, noneho kikaba ikintu mu by'ukuri gikurura amaso y'abantu n'ibitekerezo, gihita gisunikira umuntu kuko gutekereza. Dr. Mazibirego yavuze. So rero kuri nge umunsi ni ingenzi, ariko icyo abantu batekereza kuri uwo munsi kiruta uwo munsi nyirizina. Reka kwa Dr. Mazibirego, uyu munsi wizihize Noheli? Ni mu butumwa bwiza twajanywe n'ubutumwa nto twajanye n'umunsi hoya. Kuko ikibwirizo twatanze none n'ubutumwa twatanze bunganya imbaraga n'ubwatanzwe ejo, bunganya imbaraga n'ubuzatangwe ejo. Ntabwo umunsi ubwawo watuma ubutumwa bugira imbaraga, ikigira imbaraga n'ikiri mu mutima w'umuntu. Ahangaha rero iyo muri Bibiliya ya Vulgate nuvuga ngo ni tradition latine y'abagatolika, bamaze kuyihindura muri Bible de Jerusalem commentaire hariya hepfo, nuvuga ngo Noheli ubundi ni ya bose. Ariko Paulo mu Barome igice cya 3:7 yaravuze ngo benshi nubwo bavuga ngo ikinyoma, ariko aravuga ngo nibi binyoma byanje birushaho gutuma ukuri kw'Imana kumenyekana kurushaho, niki cyatuma nshirwa urubanza nk'abanyabyaha. Rero wavuga ngo ni ikinyoma, ariko cya kinyoma na Yesu yagifatishije abantu cyangwa Paulo, kuko Yesu yiyegereza amatara akavuga ati nkurikira, bakinjira mu nzu basangira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abafarisayo bavuza induru ngo wa muntu wavuye ku Mana ari gusangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha. Ntabwo ari uko Yesu yarakeneye gizagitema ibyo kurya by'abanyabyaha n'abakoresha b'ikoro, ahubwo aravuga ati rura rubanda nyamwinshi rungana kuriya ndarufata ndi, reka nisanishe narwo, atari uko ibyo barya ahubwo mbafati. Reka njye kwa Cedric. Pastor Cedric, Dr. Uyu munsi wabwirije kuri Noheli? Cyane rwose. Wabwirije iki? Nabwirije inkuru zo kuvuka kwa Yesu, Luka igice cya 2 rimwe kuzamura, kandi icyo ndibugarukeho hamwe na mwene data hari dushobora kugeraho aho dutandukanira. Nuko nge ntabwo nemera ko Noheli ari iya bose, kubera ko ishobora kuba Noheli kuba yizera, ibaye ya bose yaba yamaze kuba Christmas. Buriya hari ikintu abantu batari bareba neza. Christmas hari abantu bakuyemo kate Kristo, urimo urabyumva, kugira ngo Kristo bivemo. Abantu rero ntabwo niyo bari guhererekanya bwa butumwa bwa Noheli, hari abantu batabireba, kubera ko bisigara nanone bisigariye kuri Kristo, nanone ikigirwamana cyakoreshwaga mu Baroma icyo gihe. Rero ingorane zihita zivukanizi nuko
uyu muntu azasigara abigira pate ibirori batanga impano nk'uko n'ubundi bisanzwe bikorwa mu bihugu bya West. Abantu batanizera Kristo barangiza bakawugira umunsi mukuru usanzwe. Yego urimo urabyumva. Nge rero igikubiye muri Noheri ni ikimbwira ngo uyizera niwe ufitiye umumaro, ariko utayizera ndibaza ngo uyu munsi hari muvoma nini ziri kuvuka z'abantu bitwa ba atheist, abantu batizera Imana. Yego uwo muntu ntabwo wamubwira ngo Noheri, yanagutuka yakubwira nabi. Rero nge iyo havuyemo nyine iki kintu cyuko Noheri ijyana n'ikiri mu muntu kuruta umunsi bwayo. Yego ikiri mu muntu nuko umuntu yakiriye Yesu, nuko Yesu yaje mu isi. Yego arimo arabyemera incarnation, Imana yaramanutse irazitura mu bantu. Yego rero ibi biravuga ngo umuntu wakiriye iyi message mu by'ukuri niwe Noheri reba cyane kandi niwe ifitiye akamaro. Icyakora ashobora kuyikoresha nka attraction abandi bantu batayizera kuyibazaho kugira ngo abone aho yaravuga ubutumwa nk'uko yabivuze. Yego reka ngaruke kwa Mpazibirego. None Mpazibirego Dr. ko isi yose uyu munsi wa Noheri wizihiza, reka duse n'abava muri siyanse cyane twegera abakristo bari kutwumva bariya badafite nivo ya imanite muri segonderi, batangira n'amashuri atandatu. Pascal, ntabwo isi yose yizihiza Noheri. Abashinwa bafite igihe bizihiza umwaka wabo. Abahindu nibyo. Nuko iyo uyu munsi twe turi kureba isi duhita tuyikubira. Yego ariko hari ibindi bigo, hari izindi religiyo zizera ibindi bitandukanye n'iby'ubukristo. Icyo cyo tugomba kukibuka tuvugira. Ndabyumvishije nani ko Mpazibirego tuzanga abantu bakristo batoye tubabwire ko impamvu dukwiye kwizihiza no musaruro ari ndabanza kuvuga ko n'umwana muto data dukoreraga Noheri. Yego nari umukristo. Iyo mvuga ngo ni ya bose ntabwo nashatse kuvuga ni na Christianisme si ya bose, ahubwo nashatse kuvuga ko umupagani yayijamo akayijamo. Twahanye impano kandi buri kuri Noheri data tuguriraga inyama, akavuga ngo mbahaye Noheri. Ubwo rero ntitwara abakristo, ariko ngiye gukizwa none bavuga ko tugomba kuja ku rusengero tukaririmba tukabyubahiriza. None ikindi mvuga ngo yabiya bose abapagani bakayinjiramo n'abakristo, nuko ijambo Noheri ridasobanura kuvuka kwa Yesu. Nose ubundi Mpazibirego Noheri abantu bayizihiza bati? Kuko uri kumva hari abantu ngo bari mu kabari bari kwizihiza Noheri. Twe nk'abapante nizo mpamvu navuze ngo bose bayinjiramo. Nizo mpamvu navuze nti uba bari mu kabari bari bati turi kurya Noheri. Nabo tuje turahura bavuga ati Pastor ntabwo uradushakira ka Noheri. Nudagira hasengera yabimbaje. Ndavuga ngo bose bayinjiramo. Ano muri nta kintu kinjiramo bose ku isi ari na Christianisme bose ntibayenda. Niba ndi kumva neza rero Noheri isi yayifashe nk'umunsi w'ibirori waba cyane kuruta kutekereza kuri Yesu. Dr. Cedric nuko nguko nibyo niko bimeze. Nibyo rwose kandi narimaze no kubivugaho kuko barimo baragenda banayihindurira inyito cyane kugira ngo itabatashe ku bukristo na Kristo, ahubwo ibe nk'ikirori cy'isi yose, ibe nk'ikintu nyine isi yinjiramo bakizihiza bakanezerwa. Kuko iyo usigaranye Chris ugakuraho Christ ako kanya biba nanone byagarutse kukongera kuramya amazuba n'ibindi. So rero njyewe nagiye mu bihugu bimwe nagiye njyamo. Hari muri leta imwe nagezeyo nsanga abantu bari primitive muri Amerika mu majyaruguru ya California. Abantu nyine bakizera nyine ibintu bisanzwe bakiri nk'abasangwa butaka. Basigaye mu buryo bw'amateka. Mu buryo bw'amateka. Urimo urabyumva natunguwe no gusanga ibi bintu bya Noheri barabyumvise. Ariko bo babyizihiza mu buryo butandukanye. Inka zose barazegeranya, urimo urabyumva, n'amafarashi uwo munsi barangiza bakabyoza barangiza bose bagahuza ibiryo by'uwo munsi n'amata bakamye. Bo baba bizihiza icyo bita umunsi w'umweru.
nyine ubwo nyine banejejwe nuko amatungo yabo yashoboye gukamwa, yashoboye kubyara, hanyuma n'imyaka yabo byose bo bakabihuza. Yego, urimo urabyumva? Yego. Natunguwe no gusanga biri close, byegeranye neza. Yego. N'ibi bintu natwe tugira bya Noheli. Yego, yego. Ibi bintu byatumye ntekereza kuri uyu munsi. Uyu munsi ni igitangazo uko byagenda kose. Unaramutse ukuyemo Kristo, abantu bahita bawuremera ibindi bawizihiza. Urimo urabyumva? Kubera ko n'ubundi byari bisanzwe mu mateka. Icyo ngewe rero ndimo gutekereza nuko uko byagenda kose, uko byagenda kose, abantu bawugira umunsi w'ibirori bisanzwe, twe abakristo n'abizera Kristo tugomba kurenga ibirori, tugomba kureba hirya, tukareba mu by'ukuri, nubwo uyu munsi usanzwe ari wizizwa mu buryo butandukanye n'abantu batandukanye, twewe mu buryo buri particulier, twewe utumariye iki? Ngicyo nicyo ndeba kurusha ibindi. Mu mateka ya Antiquité Juive hari amagambo ashigikira ubuhanuzi bwa Hagayi 2:18. hari ahavuga ko kuko yahaduye muri 520 hafi aho, nico kigirwamana nyine kucubahiriza biza kugaragara muri 500 muri Empire Medo-Perse. Ubwo bo rero kuko mu Bayuda ubundi Pasika ni mu kwa mbere tariki 14, noneho Pentecote kuko ari nyuma y'iminsi 50 ikaba tariki 6 z'ukwa gatatu. Abayuda batazi Yesu Kristo bumvise ubwo butumwa bwa Mede n'Abaperesi bavuga ibya Noheli, bo bubahiriza kuri 24 nijoro z'ukwezi kwa 9 kwitwa Kisireve. Sonye muri Zakariya igite ca 7 ngo ukwezi kwa 9 kwitwa Kisireve. Kuko igituma twubahiriza Pasika mu kwa 4 nuko tudakurikira kalendare y'Abayuda. Ubundi muri kalendare y'Abayuda ukwezi kwa mbere kwita Abibu cyangwa Nisa ni mu Gikarudaya, ariko ni Abibu mu Giheburayo. Ukwa kabiri akakwita Zivu, ukwa gatatu bakakwita Sivani, kwa kane bakakwita Tamuzi, kwa gatanu bakakwita Aba, kwa gatandatu Eruri, kwa karindwi Etanimu, kwa munane Bura, ukwa 9 Kisireve, ukwa 10 Tebeti, ukwa 11 Shebati, ukwa 12 Adari. Noneho rero bo kuko bawubahiriza abatemera Yesu ariko kumvise ubutumwa bwa Mede n'Abaperesi bakarya kuri 24 nimugoroba bahujije na Hagari. Noneho rero Gregoire papa wa 13 wavutse mu 1502 apfa 1585, 1582 niwe wahinduye kalendare asa n'ukweho y'Abayuda ashiraho y'Abaroma. Ashizeho y'Abaroma ku cyumweru ahita kuwa 7, nono Samedi wita kuwa 6. Ariko kuri kalendare y'Abayuda Samedi ni wo wa 7, ahubwo ku cyumweru ni umunsi wa mbere w'icumwe w'intuza w'isabato, umunsi wa mbere ariwo Yesu yazutseho, ariwo wabaye n'umunsi wa Pentecote. Iyo kalendare rero yageregwa rija kugira imbaraga, Abaroma bayikurikije abaje kwihana mu kinyarwanda ca gatatu bakurikiza kalendare, baza kuzagendera muri kalendare ya Gregoire, bagendera kuri kalendare y'Abayuda. Ubundi Pasika ni ukwa mbere, Pentecote ni ukwa gatatu, Noheli y'abapagani b'Abayuda ni mu kwa 9 mu kwezi kwa Kisireve. Ubwo rero bashize muri kalendare hubwo y'Abaroma niho byaje kugwa mu kwa 12. Yego, kugira ngo ukwa mbere kugwe mu kwa 4, ukwa gatatu kugwe mu kwa 6, none ukwa 9 kugwe mu kwa 12 Adari. Dawundi siko byahoze. Nge rero ico mpa agaciro yego nuko igihinduka muri wowe, kuko uyu munsi nabwirije nagereranije abanyabwenge batatu bari bavuye Iburasirazuba baje kureba umwana wavutse. Ariko mbwiriza muri Luka igice ca 2 umurongo wa 1 kugeza wa 7 ivuga ko Maria na Yosefu babuze icumbi. Ariko abanyabwenge bavuye Iburasirazuba bayowe n'inyenyeri, Yesu bamusanze mu nzu, ntago bamusanze mu kiraro. None umvuga impamvu Matayo yavuze inzu, Luka akavuga ikiraro. Ndabisobanura mvuga ko Abayuda bagiraga ngo Yesu ni umwihariko, kandi bari barabwiwe amateka ko ari mu muryango wa Yuda Yesu zaza, bakavuga ko ari igitangaza, Imana ikomeye, umujyanama, data wa twese uhari akaba mwami w'amahoro. Bamufata batyo baravuga bati tuzavuga dute
nubwo twuzi ko Yesu yavukiye mu kiraro tuzavuga gute ko umuntu ukomoka kuri Dawidi n'amazu ya Dawidi yabuze icumu. Noneho Matayo asa n'ugiranye amakimbirane na Luka mu myandikire yabo, ibyo twita resinobutike, dahuza inkuru imwe kandi ivuga bimwe. Ariko Luka wari umunyamahanga Engereke aravuga ati Yesu Kristo ni wa bose kuko yaje gucungura bisi wose. None niba bakene batari mu abari bari mu bahejwe n'amateka mu Bayuda bari kategori 5. Hari abakene ntibemerwaga mu Bayuda, hari abagore ntibemerwaga, hari abanyamahanga ntibemerwaga, hari abimbata ntibemerwaga, n'abana. Abo bose ntibemerwaga mu mihango y'itoro no mu materaniro, abo bose mvuze. Ariko Yesu aje muri Luka 4:18, Luka aravuga ngo inasigiwe kubwiriza ubutumwa bakene, cyo nasigiwe. Noneho hari ya Paulo aravuga mu Bagalatiya 3:28 ngo ntiyakiri umuyuda, ntiyakiri umugiriki, ntiyakiri imbata, ntiyakiri umudendezo, ntiyakiri umugore, ntiyakiri umugabo. Ngo Yesu Kristo noneho abaye wa bose. Yesu bamuzaniye abana bato ngo abakoreho, urabuzi ko abigishwa babamaganye bakabaca. Aba bantu urabakoraho uzi ko bemeye mu materaniro. Yesu akababwira ngo abameze nk'abahugu ubwami bw'Imana n'ubwabo. Noneho rero ngendagendera ku kiri mu mutima w'umuntu. Ese Yesu wamwemeye ute? Twitumbira ishusho ya mitarayisime ikigirwamana, ahubwo turebe Yesu Kristo nico yakoze mu bugingo bwacu. Tujye kwa Dr. Cedric uyu munsi ndagira ngo twegere abakristo bari kutwumva. Twizihize Noheli gute? Iduhirihe isomo, idushirehe, iduhe kwemera gute uyu munsi wa Noheli? Anje uyu munsi hari ibintu bine navuzeho bihuza n'iriya nkuru, kandi ngewe byamfashije mu buzima bwanjye rwose, bimpereza ibyiringiro nk'umuntu wavuye ahantu hakomeye. Urabyumva, mu Busilamu ngeze mu Kristo nsangamo ibyo bintu nyine by'ibicece, abantu kumva ibintu mu buryo butandukanye. Ndibuka maze gukizwa iminsi mike nyuma y'abantu nyine bari basanzwe bamenyereye nk'ikirara, nk'umunywi w'itabi, byose ibyaha bishoboka byose narimo. Maze gukizwa kubera ko babuze uko banyegera igihe nari ikirara, waranyegeraga nkagukubita, umbwira ngo ibya Yesu byavagamo intambara. Noneho maze gukizwa baza banzanira amadini. Kubera ko abari bansengeye barabangirikane, niho bansengeye igihe nari narasaze ndi mu ngaruka z'ibiyobyabwenge. Ikintu gitangaje, umuntu wangeragaho nyuma yaho yazaga mbwira idini ati wagiye mu bangirikani, ati wayobye, ati ni nk'uko wabwiye n'ubundi mu Basilamu. Umwadeperi akanzanira ibye, umudivantiste akanzanira ibye, umuyehova akanzanira. Nsigarana agatoko karemereye. Nsigara ntekereza ku buryo ngewe nagira communication iri direct n'Imana. Rero umukristo yakagombye kureba muri Noheli Imana yamanutse, Emmanuel, Imana iri muri ngewe, ituye muri ngewe. Nshobora kuvugana nayo, nshobora gukominika nayo, kubera ko nicyo gishushanyo cya incarnation. Imana kwiyoroshya ikigira mu buryo, nakoresheje ijambo ryitwa simplification. Abantu bazi iby'imibare bazi ikintu cyitwa simplification. Ugatangira ari igiforumire kiri hejuru kuri ukagenda ugisimplify icyoroshya kugeza igihe ugereye ku gisubizo. Rero icyo ndeba muri Noheli n'abantu twakagombye kumvamo ni Emmanuel. Imana iza igaturana nanjye muri nge, ikiyorosha. Imana tuzi uburemere bwayo, ubuhangange bwayo. Salomo yigeze kwibaza ikibazo, atari ko buriya koko ubu nihe wakwira, yaba mu isi yaba mu ijuru, ne kuri mugari. Urimo urabyumva? Rero ngewe Yesu kuza atari ukuza ku munsi, kuza mu buzima bwanjye itariki 28 z'ukwa kabiri, numvise ko Imana yicaye mu mutima wanjye. Icya kabiri, ntabwo aje giturumbuko, ni ukuzura k'ubuhanuzi.
ntabwo Yesu yaje nk'ikintu kikubise hariya. Isi yose inyandiko zirahari nyinshi zimuvugaho, zimwemeza, zemeza ko yabayeho, zemeza uburyo yabayeho, zemeza n'umumaro yagize mu buzima bw'isi mu buryo busanzwe. Rero ntabwo Yesu yaringanira n'umunsi kubera ko iminsi yose iri muri we, amateka yuzurira muri we, niwe mateka. Ibyo rero bihita bihereza umuntu ubitekereza in fact n'indi shusho irenze umunsi. Hanyuma icya gatatu mbona ntabwo Yesu ari mu buryo buri natirere gusa, ni no mu buryo buri supernatural, mu buryo nyine burenze uburyo bugaragara. Reka bari ko tuvuga kubera iki kuvuka kwe ubwabyo ntabwo ushobora kubishyira mu bitekerezo by'abantu ba siyanse ngo babikubwire. Ni gute umuntu yatwite atari yahura n'umugabo? Ntabwo bari bakamenya ibyo gukora insemination ngo hari bagire bamutere indanga hanyuma aza, ariko byarabaye, biri recorded, byagizweho depa ziremereye. Hanyuma Yesu akaba uruhurirane rw'amateka noneho n'ibyo twita siyanse. Kubera iki? Kubera ko umunsi yavutse haje icyo Dr. amaze kuvuga, hari abashumba, abantu boroheje munsi y'abandi bose muri kiriya gihe. Hanyuma hari abahanga kuko bari abantu abantu nyine bita bamagi bari bahuje ibintu bibiri. Amaturo bahaye Yesu ubwayo yagaragazaga ko ari abakire n'abatunzi. Icya kabiri, abo bari bo kuyoborwa n'inyenyeri byagaragaraga ko ari abastronomiste. Kiriya gihe niyo siyanse yari igezweho mu buryo buremereye. Noneho rero ibyo bintu byose birangije byikubitaho Empire Rome ya kiriya gihe. Murimo murabyumva? Dore rero ikintu kiremereye, abayuda nk'abantu bari agace cyangwa reka tuvuge ngo ni nka province, akantu kaga province nyine kari kagize abaroma, ariko kasaga nakigenga kuko muri kiriya gihe hari uwitwaga Jesus n'ubundi mbere yawo wari warakoze revolt, ashaka ko hashobora kubaho ubwami nyine bwitandukanije. Izo komfuri zirimo zirangije zituma abantu bahura gute? Herode ati mugende mundebere iby'uwo mwana. Urimo urabyumva? Arangije ahita atuma ku bahanga mu by'iyobokamana kugira ngo baze babyemeze ubwami, bemeze Empire ko ibyo bintu biri kuba atari gihubukano, atari bije byikubitaho. Rero ibyo bivuga iki? Biravuga ngo kuvuka kwa Yesu kwahuje buri kintu cyose tubona mu isi. Ikintu yaba ubuhanga, yaba ubwami, yaba amateka, yaba icyubahiro n'ubutunzi, byose byaraje bimwikubitaho. Radio Rimwe Mutima Pascal Imana remeze mwe n'nyindiko ni pastori, ndi kumwe na pastori babiri ariko bansumye ububasha, Dr. Cedric na Dr. Mpazibirego Pierre. Pastor Mpazibirego Pierre, Dr. Ibi bintu bya Yesu muri kuvuga hano abantu baduteze amatwi, aho ntabwo ari amateka. Uransobanura gute ko Yohana ubutumwa bwiza igice cya 1 havuga ngo mbere na mbere hariho jambo yari Imana, yahoranye n'Imana, mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe? Ubwo si Yesu? Hanyuma akaza kuvuga. Cedric ari kubisobanura ariko ntabwo aranyumvisha niba atari amateka, niba atari inkuru z'impimbano zashyizweho kugira ngo zitware abantu. Dushyiremo utwumvishe ukuntu Imana yahindutse umuntu. Nashigikira ijambo yavuze yita surnaturel mbese supernatural. No kuvuga ngo urabona ko kuvuka ni umwuka wera, ari umwuka wera, ariko ntibyagarukiyeho amateka Yesu azamuka, ntaho byagiye biba naturel, ahubwo byagiye biba surnaturel. Haba kubatizwa ni umwuka wera, haba kwinjira mu murimo Matayo 4 ni umwuka wera,
haba kubambwa ni umwuka wera haba kuzamurwa ni umwuka wera nta kintu rero cyakozwe na siyansi ahubwo ni supernatural nuvuga ngo nicyo kigaragaza divinity yari muri Yesu. kandi Yesaya ahanura muri 732 kuko ubuhanuzi bwa Yesaya burimo amagambo ari hagati ya 760 na 700. ubuhanuzi bwa Mika nabwo bwashigikiye buri hagati y'ubwo buhanuzi nka 700 n'ubundi na 40. uri kujya muri siyanse cyane. uyu muntu neza amatwi yumve ko ari gute umwuka jambo yahindutse umuntu akamanuka akavukira mu muntu. ari mu ijuru yari umwuka, ageze mu isi yavutse ari umuntu, nyuma yo kuba umuntu ubu yongeye kuba umwuka. naho nshaka ko Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi ko azaza, ivuga nuko azaba ameze. kuko usomye Yesaya 7:14 aravuga ngo dore umwari azasamina. hari bizwi mu Bayuda nayo mateka barasoma, kandi yansete Yesamani ryo ryari isezerano ryabo. none ageze ku 9:5 aravuga ngo duhawe umwana w'umuhungu, umwami yatuvukiye, azitwa igitangaza, inkoni ya Yuda ntizava ku bitugu. urumva ko yavuzwe kuva kera, biza kuboneka basanzwe babizi. nizo mpamvu Herode ashaka amakuru ngo yaperereje ngo aho umwami azavukira, baramubwira ngo ni Betelehemu. basomye muri Mika 5. urumva rero iyi Imana yigize umuntu, ni Imana ubwayo byari byarahanuwe. none se uyu mubyeyi witwa Mariya wabaye inzira yo kubona umucunguzi, yari afite amakuru? nta makuru yari afite, kuko ubumenyi bwe bwari bugufi n'umuryango yakomokagamo. ntabwo yari muri famiye noble yo kuvuga ngo yari kumenya ibyo, kandi benshi babyigaga ari abagabo, ntabwo babyigishaga abagore. urumva rero byaramukanze biramutungura. icyakora icyo nahagararaho nuko Mariya ntabwo ari ukurusha abandi gukiranuka, ahubwo Imana yamutoranije gusa kugira ngo abinzira yo kuvuka kwa Yesu. nubwo bamwe bitwaza ngo arimo divinite, ngo arimo ubumana kuko ngo Imana ibyara iyindi, ariko nta Mana iri muri Mariya, ahubwo ni Yesu ari muri Mariya. none haravuka amaze kuvuka Mariya b'umugore nk'abandi. Dr. Cedric ako avuze Pierre urakumvise? reka ahari turebe uburyo buri simple umuntu yavugamo iki kintu. mu isezerano rya kera Imana yari Imana nyine iri disita, Imana iremereye, abantu badashobora kubona, badashobora kwegera. hagomba kuzamo umutambyi mo hagati, hagomba kuzamo ibitambo, kuko nyine ni Imana ikorera muri divinite gusa. hanyuma rero icyo rero twita incarnation cyaje umuntu yakivuga gute? Incarnation ubwo ni kimwe cy'Imana. Incarnation ni uburyo nyine kwihindura umuntu, Imana yihinda umuntu, kwiyambika ishusho y'umuntu. reka bari ko tuvuga. buriya Imana ni Imana ibera hose icyarimwe. Imana iri mu ishusho ya byose, ishobora gukora byose kuko ifite ubutware n'ubushobozi bwose. muri ubu bumana rero nk'uko tuyemera, Imana ishobora gufata umwuka wayo yarangiza ikawurema mu muntu, ikawucisha mu muntu, akaba ari Imana ihari, ariko kandi yakoze cya kintu twita simplification. yarangiza ikiyoroshya, kubera ko abantu mu by'ukuri kuri iyi nshuro bakeneye noneho kuyigeraho bidaciye muri za nzira zose. kubera ko mu by'ukuri umurimo Imana ikeneye gukora mu buzima bw'abantu usaba ko ibitakiri ya Mana ifite bwa buhambare bw'ubumana, ahubwo ari Imana yamaze kwiyoroshya kugera ku kigero cy'umuntu. ibi rero bivuga iki? biravuga ngo ku gutwita kwa Mariya biciye mu mwuka wera still ni ya Mana, kubera ko ibera hose icyarimwe, ariko noneho yihisemo gukoresha uburyo bwa simplification iciye muri Mariya, kugira ngo noneho ya presence yo kwa kwisanisha n'abantu bituma abantu bashobora kuyegera bitabasabye uburemere buhambaye. icyo rero icyo twita ubutatu, kuko ubundi nibyo abantu bakunda kwibazaho. ubona
byakomeye. Ese ni gute aho hantu havuyemo imana eshatu? Biroroshye cyane. Niba hari ikintu cyoroshye ubundi kumva ni iki: imana ifite ubuhambare, imana irakomeye, ishobora gukoresha imbaraga zose kugira ngo ireme ikintu runaka. Noneho rero, nk'uko umuntu afite umwuka, umuntu afite ibitekerezo, umuntu afite umubiri, ni nako ibi bintu byose uko ari bitatu mu buryo bw'ubumana, imana ishobora gukuramo kimwe, umwuka wayo akaba ari we Yesu, yarangiza ikamucisha muri Mariya, ikamucisha aho ishaka hose. Rero nibaza ngo icyo tugomba dutekereza uburyo Yesu yaciye muri Mariya muri ubu buryo bwo kwihindura umuntu, ubundi nicyo kigaragaza ubumana n'uburemere bw'Imana, kuko Imana irenze umuntu. Njyewe ibi bice byose uko ari bitatu ndabifite, ariko ntabwo njyewe nshobora gukuramo kimwe ngo nkishyire. Icyakora hari icyo nshobora gukora kandi gishobora kugira ishusho y'ubwo buryo bwo kwihindura mw'umuntu, nubwo Imana yabikoze ku kigero cyo hejuru nyine nk'Imana. Nshobora kuba ndi hano n'ubundi kuvuga muri studio, abantu basanzwe bazwi ijwi ryanjye, atari ngombwa ko banareba tuvuge kuri televiziyo cyangwa ngo nivuga amazina. Usanze azi aksa yanjye nkoresha n'ijwi ryanjye ahita avuga ngo ni Cedric, atari ngombwa ko yambonye. Mu by'ukuri natumye ijwi rivuye hano riragiye rigeze aho uri wawe kuri radiyo, urimo urumva Cedric. Buriya iyi nayo ni indi incarnation y'ubundi buryo bwanjye, kubera ko uri kunyumva utari kundeba wamenye. Imana rero yifite ubushobozi bwo kurenga ibyo by'ijwi, yarangiza igafata umwuka wayo ikawuremamo umuntu ikamwohereza ku isi, akaba ari Imana ihari ariko nanone yambaye wa mubiri w'umuntu. Ubundi Imana ijambo ry'Imana rivuga ngo no mu kurema kwayo yaremye umuntu mu butaka, ariko ihumekera mu mwuka w'ubugingo. Uwo mwuka burya niwe watumye aba umuntu. Ahubwo hari akabazo nyine umuntu yambaye atese ko basogokuruza bari abana b'Imana, natwe tukaba abana b'Imana, n'abana bacu bakaba abana b'Imana, abuzukuru b'Imana bazaza ryari? Narabugenda icyatumye Imana itemera ko haba abuzukuru bayo kwari kugira ngo buri wese ayigereho hatabaye intermediaire. Ubwo rero ndashigikira ya simplification, umuntu wese agere ku Mana hatabayeho intermediaire, ayigereho. Izo mpamvu sogokuruza ku Mana, ahubwo twese tukitwa abana b'Imana, kandi ugahuza sko na sko, wowe na sko mugahuza sko. Urumva rero ni igitangaza gikomeye nyine, umwuka w'Imana ni uri mu muntu. Unarebye ni nacyo gisobanuro mu by'ukuri cy'ubutatu bwera, kuduhuza n'Imana muri ya simplification. Inahumekeye no mu giti nacyo cyahinduka umuntu cyane. Kandi rero kuko imbere y'Imana dukurikije ibyanditswe byera, ibintu byose bigira amatwi. Nuvuga ngo yivuze ngo inyanja icecekeye iracecekera byumva. Nuvuga ngo ishira mw'ico kintu kitagira kumva ikagishiramo kumva. Ikabati inyanja wa muyaga we hagarara, wa nyanja we ceceka, ikabyumva. Kubera Imana ubwayo ari umwuka, none wa mwuka ugakorera muri bya biremwa byayo, bigakurikiza ubushake bwayo kandi bikumvira amategeko. Umwana w'umuntu nukuvuga ngo ijambo ry'Imana ryanditse muri Yohana ya mbere hariya 2 ku murongo wa 1 kugeza kwa 3, aravuga ngo ni impongano yacu, ngo si yacu gusa ahubwo ngo ni yabisi yose. Ubwo nico camuzanye kwari gucungura isi. Kanana kuki yagomba gucungura isi? Kuko na mbere hose ikibazo abantu bari basanzwe bafite, kandi icyateye isi ikibazo ni icyaha. Guhera umuntu yakora icyaha kimutandukanya n'Imana, hanyuma asigara ibintu byose bimutwara imbaraga nyinshi kugira ngo ahure n'Imana. Koko muri icyo gihe Imana ihita iba disita, Imana isa n'igiye kureye. Irahari, Imana ishobora kuvugana n'umuntu, ariko noneho
mu buryo bw'iyakure. Reka bari ko tuvuga, ndimo ndashaka amagambo meza ahari y'ikinyarwanda umuntu yakoresha, kuko noneho Imana, hagati y'umuntu n'Imana harimo distance. Yego. Kugira ngo ayigereho bisaba ibintu, bisaba umuhuza, umutambyi, bisaba ibitambo, urimo nabyo bisaba amategeko. Kugira ngo ugere ku kwera kwayo, igihe wayishe ugomba guhita ubona igihano uhanirwaho. Hanyuma kugira ngo Imana ibi bintu byose byoroshye, ibibumbira muri Yesu Kristo umukiza. Imana iri kumwe natwe, ntabwo ikiri hahandi kure, ntabwo igisaba ibitambo n'ibindi, ahubwo isaba umutima, wa mutima wamaze kwicaza mu Yesu. Rero ikintu kinini umuntu agomba kureba atekereza ngo kuki Yesu yagombaga kuza cyangwa yagombaga gukiza abantu, nuko ikibazo isi yari ifite n'ubigifite ni icyaha, kandi icyo kintu cyonyine gikizwa na Yesu wenyine. Haya, ndabaza Mpazibirego Dr. Iyi si yahawe umucunguzi yaramwakiriye? Ntabwo bose bamwakiriye. Abamwakiriye muri Yohana igice cya 1:12 ngo ariko abamwemeye bose bakizera izina rye nibo yahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ariko bose ntibamwemeye. Nizo mpamvu ku iherezo ry'ibihe hari abazacungurwa, akaba n'urubanza nyine rw'iteka. Kuki batamwemeye kandi yaraza ari umwami n'umucunguzi wabo? Ni ukuvuga ngo Imana ishaka ubushake bw'umuntu. Ntabwo Imana ari agahato, ngo ndagushira ku gahato, kuko twahamagariwe umudendezo. Usomye mu Galatiya 5:13 twahamagariwe umudendezo. Bamwe noneho bafata wa mudendezo urwitwazo rwo kwinangira imitima yabo, bagendera mu mubiri. Abo nibo nyine bo kurimbuka. None si Yuda ntiyaburiwe, ariko aranangira. Ariko yari afite umudendezo wo kwihana cyangwa wo kutihana. Niko abantu bahamagawe rero. Pardon, Dr. Cedric. Yesu yavukiye Betlehemu, ni mu kihe gihugu ngo? Uyu munsi ni muri Palestine. Muri Palestine. Israel na Palestina bafata gute Yesu? Bose icyo bahuriyeho nuko Israel kugeza uyu munsi muri miliyoni 8 bishoboka mu ibarura rya 2018 miliyoni 6 ni abantu bizera ko Yesu atigeze aza. Reka abantu nyine bakigendera mu idini rya Kiyuda. Yego. Hanyuma miliyoni 1 n'Abasilamu. Yego. Kuko yaba Palestina na Israel bose bafitemo Abasilamu. Noneho ikindi gice cya miliyoni ni icy'aba atheist, abatemera Imana na gato. Nge nigeze kwihurira n'Umuyahudi utemera Imana, utanemera na Bibiliya. Hanyuma 500 bisigaye birimwo abantu babiri, abizera izindi mana zisanzwe zibigirwamana twita abayobotse indi mico isanzwe. Hanyuma hakaba n'Abakristo. Abakristo rero ni bake cyane abizera Yesu. Noneho mu Busilamu twibuke nko muri Palestine igice kinini cy'Abasilamu, Abasilamu bizera Yesu nk'intumwa. Urimo nabyumva, ntago bamwizera mu ishusho y'ubutatu bwera, ubumana. Ntabwo bamwemera nk'uko twe tumwemera. Rero ibyo biravuga ngo bamwemera mu buryo butuzuye, tumurebye twe mu myizerere yacu. Ibyo biravuga ngo rero aho nubwo baraho abo bose ntabwo bizera Yesu mu mibare minini. Reka tuze kwa Dr. Pierre. None aho Yesu yavukiye muri bene wabo abagombye kumwemera ko batamwemera, twebwe abamwumva nk'amateka uko tumwemera ntituri mu kigare? Ntibamwemeye bose, ariko nuko yari yabaye uwa humanite, nuvuga ngo yari yabaye uwa bose. Ntabwo yari akiri umwihariko ku Bayuda kuko babitekerezaga, yari uw'abantu bose. Ubwo rero nta gushidikanya mu Bayuda hari abamwe kose ntibamuhakanye. Hari n'intumwa zamukurikiye bari bene wabo. Abanza gutoranya intumwa 12 benshi barabanyagariraye. Urumva rero ntabwo bamwanze. Icyo nibaza nubwo satamwe, icyo nibaza ugeranije uko abandi bataraho ngaho yavukiye tumwemera no tumuyoboka,
naho yavukiye. Uri kumva ko hari ikibazo gikomeye cyane. Ntituri mu kigare, ntabwo turi mu kigare, kuko christianisme ntabwo nuvuga ngo christianisme nubugingo, ntabwo ari amategeko, kuko burya iyo bavuga idini ni idini rigendera ku mahame runaka n'amategeko, ariko christianisme y'itorero burya ni ubugingo bibonekwa mu iyerekwa. Rero hari no guhishurirwa bidasaba ngo uri mwene nyina, kuko ndebye amateka ya Yakobo na Yuda, bene nyina wa Yesu direct babitaga bene se, ntabwo bamwemeye akiri mu isi. Usomye Yohana 7 baramurwanya gacari, nawe akabivuga ngo nta muhanuzi wabo, bamubwira ngo nyoko na bene se bari kugushaka, ati bene data na mama nimwe kumwe duhuje. Nuvuga ngo hari n'abavukana nawe batamwemeye, ariko kuko itorero ikitwa christianisme ari ubugingo birimo guhishurirwa, umwemera aba yanagize iyerekwa. Ntabwo ari uvuga ngo ni amateka tumenya Yesu, ahubwo hari ishurirwa riva ku Mana rikatugeraho, ni Yesu twihishurira. Dr. Cedric akuzuza, nibaza ngo dukwiriye kubanza kureba ni iyihe mpamvu batamwemera batanamwemeye. Icyambere nuko bamwumvise nabi, bari bafite amarangamutima, bo bari bakeneye ubwami, ntabwo mu by'ukuri bari bazi ikibazo bafite. Ikibazo bafite si uko bari mu bucakara bw'Abaroma, oya, ahubwo ikibazo bafite nuko isi ifite icyaha, kandi icyaha uko byagenda kose kizakomeza gukurura intambara n'ubwo bucakara. Rero bo bumva Mesiya nk'umuntu ugomba kuza nyine w'intambara wo kurwana, kandi mu by'ukuri ubuhanuzi bwose bwavugaga ko ari umwami w'amahoro. Rero ushobora kwibaza ukuntu umwami w'amahoro azaza aje gushora intambara. Urumva ibyo byo ubwabyo ni ikibazo gihita kizamo cy'uko abantu nyine hari uko bifuzamo Yesu, ariko uko aje atandukanye n'uko bamutekereza, ariko kandi uko yanditswe nyirizina ariko ajemo. N'uyu munsi rero hari abantu bigenda gutyo, hari abantu benshi baba bategereje Yesu mwuza uje nyine kubatera inkunga mu buzima bwabo bwanduye barimo, bakaba bashaka ko aje mu marangamutima yabo gukora ibyo bashaka gusa, hanyuma ntakore ibyo we yateguye mu mugambi we. Icya kabiri, indi mpamvu ituma bagize icyo kibazo ni uburyo yari yarahanuwemo, noneho nk'umuntu ugomba kuza akavukira ibwami ahantu haremereye, noneho yarangiza akavukira ahantu horoshye badatekereza. Urimo urabyumva, kuri bo ni nk'igisebo. Umwami w'Abayuda ni gute yaza yarangiza akavukira ahantu nka hariya, ku buryo nk'uko mwene data yabivuze, Matayo we nyine nk'umuyuda nyirizina we bimuteye n'igisebo, kuvuga ngo umwami w'Abayuda ni gute ashobora kuvukira ahantu nka hariya. Ikindi cya gatatu ni uburyo yapfuye urupfu rubi rw'agashinyaguro, rw'ibivume. Kuri bo ni nko gukozwa isoni. Ibyo rero kubera ko bumva icyo ari ikimwaro kuri bo, kuko bo babibonera mu buryo bw'umubiri, biragoranye kugira ngo bahite babyizera, kuko Mesiya bishyizemo ntabwo yari yakagombye gupfa kuriya. Hari urundi rupfu yari yakagombye gupfa kuri bo, niba ari n'uwo gupfa, kuko Mesiya yagombaga ngo kuzana ubwami buzahoraho iteka ryose, bishoboka ko hari urundi rupfu yari gupfa cyangwa akabaho iteka ryose. Kuri bo rero ni igisebo. Noneho ubu bakaba bakomeza kurwana n'iyo view. Nahuye n'abarenga 3 dukora ko kantu k'akadibete, akambwira ati ariko nawe bitekereze logically mu buryo bw'ibitekerezo nk'umunyabwenge, ni gute Mesiya umuntu uje gukiza isi aza yarangiza akaza akavukira mu kiraro hariya? Urimo urabyumva, yarangiza akaza agasanga bene wabo bari mu bihe bitoroshye, bari mu ngoyi, no kugeza uyu munsi tukaba tukizirimo, akaba ari ntacyo yakoze. Icya gatatu, akadukoza isoni mu Baroma, agapfurupfu rumeze kuri. Iyo aza kuba ari Mesiya, nibura yari gukora igitangaza nk'uko ya temptation yabaye ya cyagisamba, ati kora igitangaza udukize nawe wikize. Buriya iriya yari temptation. Noneho rero iya nyuma ni yuko hari uburyo bushoboka bari bamuteguriye bwo kumugira umwami akabwanga.
agiye Yerusalemu burya bwari uburyo kuriya ni kuriya revolisiyo zitangira yego agenda abantu basasazi imikindo biriya babikoreraga umuntu w'umwami wenyine. Mu yandi magambo bari batangiye revolisiyo yo kumwimika. Bati n'ikimenyimenyi kikubwira ko nawe yiyemerera ko atari umwami w'abayuda n'umwami, nuko n'igihe bakoze tempt iyo gushaka kumugira umwami yarabyanze kubera ko yaraze ko atariwe. Rero mwene data Pascal, nge icyo nakubwira nuko Abisiraheli bakomeje gufatwa n'ayo mateka, urimo urabyumva, kuri bo bibatera ryabuye nyine risitaza, urimo urabyumva. Hanyuma kandi n'abandi twe nk'abanyamahanga nyine abantu batari kavukire mu Bisirayeli, twe ryabuye risitaza bitworohera kubyumva kubera ko twe ntabwo dukomerekejwe n'ayo mateka, ahubwo ayo mateka aratwubaka ko natwe dushobora guhura n'Imana direct. Niyo mpamvu rero undi muntu uri hanze ya Isirayeli gusa, ariko twibuke n'ikindi kintu, Abisirayeli ngo bizagera igihe barire batakambe bamaze gusobanukirwa ko burya wa wundi bishe ari we Mesiya, ari we wakagombye kubakiza. None ndabaza Dr. Mazberego, twabonye umucunguzi, vuga uyu mucunguzi twabonye ku bakristo uyu munsi bire mu materaniro bibuka ivuka ryiwe, bamufate gute? Umucunguzi ubundi biri mu izina rye. Yego twavuze ku Bayuda kutemera Yesu, ariko n'abigishwa babanye nawe imyaka 3 mu byakozwe n'intumwa igice cya 16 baravuga ngo baramubaza bati mbese ni iki gihe nico wenda kugaruramo ingoma mu Baroma, nuvuga ngo azana ingoma y'Abayuda yo gusimbura iy'Abaroma. Yego azana iy'Abayuda. N'abigishwa babanye na Yesu saba abiruhande, ahubwo nabo bari batari basobanukirwa. Burya icyatumye mvuga kwerekwa nuko umunsi wa Pentekote ariho basobanukiwe Yesu wariwe. Ariko mu izina rye havuga ngo azabyara umuhungu uzamwite Yesu, niwe uzakiza abantu be ibyaha byabo. Intego nyamukuru yari ihari, ariko kuyumva kuyisesengura birabananira. Nta nizo mpamvu nyine bafite ikibazo ryabuye risitaza nyine. Ijambo ry'Imana hariya rivuga ngo abamwe yazije mu bye abendi bamwakira, ariko abamwemeye bose bakizera izina rye. Nitwe rero twagize amahirwe yo kuba abana b'Imana tubiheshejwe nawe, kandi turi abanyamahanga. Noneho babandi bari baratandukanijwe n'urusika, abanyamahanga n'Abayuda, twese duhinduka itorero abihanye mu mpande zombi. Akamaro yatumariye rero nuko twabaye ibyaremwe bishamuriwe, ntitube tukiri amoko twavukiyemo, ahubwo tubahinduka ubwoko bw'Imana. Hanyuma rero abantu baduteze amatwi muri uno mwanya mwa kino kiganiro, nibafate Yesu gute? Pastor Cedric, icyambere bamufate nk'Imana iri muri bo uyu munsi. Umuntu wamaze gufata Imana akayihuza n'urusengero, akayihuza n'idini runaka n'ahantu runaka, aba yamaze kukigwa. Kandi urebye ingorane ubukristo uyu munsi ni abantu batafashe Yesu nka Emmanuel, Imana iri muri twe. Urimo urabyumva? Yego. Akaba ari munsi y'amategeko runaka, igitero cy'amategeko aricyo kigomba kumwereka ko koko yabaye uw'Imana. Urimo urabyumva? Ugasanga Yesu yabaye uw'igishushanyo, aho kuba Imana yicaye muri we, umuyobozi umuyobora. Iyo rero yageze muri we hari icya kabiri. Iyo yageze muri we hari ibintu bitamwinjiramo. Yego. Kubera ko umwami nyine iyo afite igihugu hari amategeko aba hari, wibwiriza arahari. Hari ibintu bizirana n'ubwami. Mu Rwanda dufite icyitwa za kirazira. Na Yesu Imana iri muri twe iyo igeze mu muntu hari ibintu bihita byiruka. Urimo urabyumva? Yego. Icya gatatu, Yesu iyo ageze muri twe ajya kugenda, hari isengesho riremereye yavuze muri Yohana igice cya 17. Maze n'iminsi ari byo ndimo kuvugaho. Yego. Yaravuze ngo
babe umwe bakundane. Urimo urabyumva? Noneho azanye bwa busabane, havuye bwa busabane bw'umuntu n'Imana, hagiye bwa busabane bw'umuntu nawe ubwe conscience. Urimo urabyumva? Kubera ko atagifite bya bintu bimushinja, noneho haje ubusabane hagati y'umuntu n'undi. Ni ukuvuga ngo umuntu utekereza Yesu yarangiza akamureba nk'akantu ke, ntarebe nk'ikintu kimuhuza na bagenzi be, aba yamaze gutakaza. Ibyo rero bikora iki? Nicyo cyakindi Yesu yongeyeho nyuma yo gusenga, aravuga ngo ntubakore mu isi ahubwo ubarinde umubi. Yesu rero umurimo uremereye uza yarangiza ukuzurira muri ibyo. Turabizi ko icyazanye Satani ngo ni ukwica, kwiba no kurimbura, ngo ariko Yesu yaje kugira ngo zibone ubugingo kandi bwuzuye. Rero aho Yesu ari, ikibi kirahunga. Ikibi kirahunga, abantu baracyagendera mu nzira z'ibibi, z'ubugizi bwa nabi n'ibindi byose bitandukanye n'ibyo Yesu ashaka, kubera ko ntabwo yigeze aba Emmanuel muri bo. Ari hanze, binjiye mu madini kubera impamvu runaka, noneho Yesu ntiyigera binjiramo. Rero utekereza Noheli, natekereza muri ubwo buryo, ngewe kuri ngewe Noheli zamubera umugisha. Yakunzwe n'abisi ariko arabakizwa. Uyu niwe yitwa Yesu. Reka tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, Dr. Mpazi Birego ndetse na Dr. Cedric, tugane ku mwanzuro. Ni gute Dr. Pierre Mpazi Birego abakristo bakwiye kwizihiza Noheli? Kwizihiza Noheli nyakuri ni ukumushira mu bitekerezo. Kuko urabona abigishije Yesu mu madini, mwene data turahuje, ntabwo bigishije Yesu, bigishije idini. None abantu ntibareba Yesu, ubwo bareba idini runaka. Ariko muri Yohana 15 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5 avuga ngo ninje muzabi w'ukuri namwe muri amashami. Avuga ngo hari ishami riguma muri nje ariko ritera imbuto, ariko iriguma muri nje rikera imbuto ngo ararifasha akaryaganya amahage ngo rishe kwera nyinshi. Aravuga ngo uguma muri nje nanjye nkaguma muri we niwe wera imbuto nyinshi. Rero iyo abakristo twemeye Yesu akicara muri twe, ikiva muri twe cyose kiba ari imbuto nziza. Nizo za mbuto rero, hari urukundo iyo Yesu ari muri wowe, hari ibyishimo, hari amahoro, hari ukwihangana, hari ukugira neza, hari ingeso nziza, hari ugukiranuka, hari ukwirinda. Nibyo bisohoka muri wowe gusa, nta rwango ruvamo, kuko ayicaye Yesu ntihaba urwango. Ariko ikibazo ni uko usanga amadini ahangaye, ugasanga rwa rwango rutakagombye kuba mu bakiriye Yesu nirwo rubarimo. Aha rero biragaragara ko ahubwo pourcent nyinshi bigishije idini kurusha kwigisha Yesu, nibyo bicayemo. Ariko noneho ikintu cyitwa evangelization, ni amadini akwiriye kuba evangelize. Ntiyigishwa abapagani gusa, ahubwo n'abanyamadini bakigishwa bakamenya gutumbira Yesu, ntibatumbire community. Cyari igihero kirageze, kuko Yesu Kristo aje ntabwo yigishije abanyamahanga gusa, yigishije n'abayuda bafite idini. Niyo shusho y'uyu munsi, abafite idini community yari yose urabona bakwiriye kongera kubwirwa Yesu kugira ngo yicare muri bo, be kureba ngo batumbire community. Dr. Cedric, uwizihiza nyakuri Noheli nyakuri, umukristo nyawe uwizihiza ivuka ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, akwiye kwitwara gute bijyanye nuko waje kumucungura abishaka? Mu by'ukuri kwizihiza Noheli nyakuri ni ukubanza kwemera Yesu nka Emmanuel. Emmanuel, Imana izigatura muri wowe ikagira byinshi yirukana muri wowe. Ibyo rero bita bizana impinduka mu buzima. Ibyo biravuga ngo rero ibiranga umuntu mu by'ukuri wizihije Noheli neza ni wa muntu wamaze kugerwamo n'Imana na Yesu, hanyuma yarangiza akagira ubuzima buhindutse. Hanyuma icya kabiri rwose nge nkomeje guhagararaho nuko Noheli nk'ibirori kwizihiza irakenewe, kubera ko twese dufata ibintu mu by'ukuri, iyo hari ikintu umuntu areba kimwibutsa ibintu byinshi. Rero ibirori birakenewe, ariko kandi ibirori bidafite nanone bya bitekerezo, bidafite cya gishushanyo cyamaze kubyara ubuzima mu muntu,
biba bitagifite umumaro, ntacyo biba bimaze, biraza bikangiriza ahubwo bwa buzima bwa Kristo bwinjiye mu bandi. Ni babandi nyine bashobora kubera abandi gisitaza mu rusengero. Icya gatatu abantu tugomba gutekereza, reka abantu ntibakomeze gutekereza iby'umunsi, ahubwo batekereze ko ibihe byose byaremwe n'Imana kandi muri Yesu bimwuzuriramo. Rero umuntu wamaze kubona Noheri nka Yesu uhagaze ku bihe, areba ubuzima bw'uyu munsi akareba n'ubuzima bw'iteka, igihe mu by'ukuri tuzaba turi kumwe na Yesu noneho by'iteka tutakiri muri izi depa, kubera ko icyo gihe ngo tuzaba tumwirebera twambaye undi mubiri utari wa mubiri w'amatariki wavutseho umuntu, ngo tutagifite bya bibazo ngo ubutatu bwera ngo Yesu byagenze gute, kuko tuzaba tubyirebera. Rero mwene data utekereza Noheri urahishiwe, nugira ibyo bitekerezo hari byinshi bizasobanuka. Yesu abaho umugisha. Dr. Mpazibirego yego ari ukomeza. Hari ico nongeyeho ari mu Baroma 14 ku murongo waho wa 5. Icyatumye ndaha agaciro umunsi nuko Pawulo yavuze ati umuntu ashobora kurobanura umunsi umwe akawurutisha iyindi, ariko undi akayihwanya. Icy'Imana ireba si uwayurutishije iyindi cyangwa se uwayihanije, ahubwo Imana ireba ico wakozemo uko gisa. Noneho wabaje uti umukristo yakwifata ati, usomye Yohana ya mbere igice cya 3 murongo wa 2 haravuga bene data bakundwa uko tuzasa ntikurerekanwa, ariko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, tuzamureba ukwari. Ufite ibyiringiro byo kuzamubona yiboneze nkuko nawe aboneye. Abantu benshi bashaka kuba abakristo ngo bashake Yesu, ariko ntibemere kwiboneza. Umuntu akumva ashaka kuba Yesu, akumva ashaka kuba umukristo, ariko amubwira ibyo kwiboneza ugasanga nibyo ntambara, kandi ntushobora gusa nawe utiboneje. Rero nico kibazo ahangaha abantu bafite. Dr. Cedric, tubwire ikibano abantu bafata umunsi wa Noheri nk'umunsi wo kwishimisha, abakobwa n'abasore bakajya kwishimira muri Noheri mu mahoteli, abandi bakanywa inzoga nyinshi bakarenza igipimo, abandi bakarya umuceri n'inyama, aho kwakira Yesu bakamwica mu mitima yabo. Hari abantu nabwiye ngo ikosa umuntu ashobora gukora ni ugufata ikintu gifite uburemere warangiza ukacyambura agaciro. Nyir'uburemere ntabwo mushobora gukizanya. Ingaruka zivamo rero ni izihe? Nuko uko bafata uyu munsi barangiza bakawitiranwa kandi waramaze kwemezwa mu bantu batandukanye nk'ikintu cy'ingenzi kiranga simboli iremereye. Mu by'ukuri uyu muntu aba arimo kwikurura ibibazo by'ubuzima, yaba mu mitekerereze, yaba mu mikorere n'imivugire. Icya mbere utagaciro, bantu b'Imana iyo wamaze guta agaciro buryo usigara ari ntacyo uricyo. Icya kabiri wowe ubwawe usigarana umutima urigirite, kubera ko byanga byakunda biraza, wangirije iby'abantu bubaha, wamaze wowe gufata umutima wawe urawushinja, wawushinjije already. Ikindi rero ntari bubure kuvugaho, aba bene data rwose ndabizi ko abenshi babikora babizi, barabizi kubera ko iki cyamaze kuba public. Barabizi iyo bavuga ngo Noheri hariya ahantu bahakaba bamanitse ibirugu harimo ibintu nyine nka simbole zigaragaza ibya Yesu, umuntu yarangiza akajya muri izo ngeso, akabyuka mu gitondo akajya mu kiliziya cyangwa mu rusengero nahe, yarangiza agasohoka aribyo asubira muri bya bintu nyine bita bitandukanya wa munsi nyirizina n'ibyakagombye kuwukorerwaho. Reka nkubwire mu by'ukuri uyu muntu aba yamaze kwiciraho urubanza n'iteka, kubera ko abenshi twemeranywe ko baba babizi, bazi ko bakoze amakosa. Dr. Pierre Mpazibirego, tugana ku musozo ikiganiro cyacu minota mike cyane, nizihe nyungu zo kwizihiza Noheri umuntu yimika Kristo mu bugingo bwiwe? Izi nyungu zo kwizihiza Noheri wimika Kristo niyo ufite agaciro. Yabivuze nibyo dusubiramo ku munsi nyine atari wo duha agaciro, ahubwo duha agaciro Yesu Kristo wigize umuntu. Usomye Yohana ya 2 umurongo waho wa 7 aravuga ngo abayobya benshi
bahakana ko Yesu yaje afite umubiri ngo abone bo burya bazaba intandaro ya Antikristo. Ngo tugomba guha agaciro Yesu waje afite umubiri none akavukira muri twe kugira ngo duhinduke ibyaremwe bisha. None imirimo yose dukoze ntibikozwe natwe ahubwo bikozwe na Yesu. Icyo gihe rero tuzihanisha abanyamahanga n'abazaza gushungera ibya Noheli nibatubonaho imbuto nziza bazarushaho guhimbaza Imana. Noheli idusigiye iki kuri uno munsi rero Pastor Cedric? Idusigire ko ntabwo Imana tukijya kuyihiga, ntabwo tukijya kuyirahura ahantu aho yazindukiye. Ntabwo Imana tugikeneye kujya kwicara muri Isiraheli kugira ngo tujye mu isinagogi, tujye mu rusengero, tujye gutamba bya bitambo byiriya hirya. Ahubwo idusigire ko Imana iri muri twe, igendana natwe, kandi wigezemo ashobora kugira bwa buzima bw'ubumana bugaragarira impande zose. Rero bene data, birashoboka ko umuntu wamaze kwicaza Yesu muri we hari byinshi bisohoka bikagaragara. Umuntu nasigarana urwo rwibutso, ngewe ndatekereza ko neza Noheli izaba koko anniversaire idasanzwe, azabona ko Yesu yavutse, kandi koko kubuzima bwe buri muri Yesu bushobora kugira impinduka. Ngicyo nicyo n'Imana nayo iyo yaje kudusura muri twe ntabwo ireba ko twubahirije Noheli, ahubwo ireba Yesu uri muri twe. Kwica Yesu muri twe muri bo rero amarezo na Dr. Abemeye kwicaza Yesu muri bo bazaragwa ubugingo buhoraho, kuko nibo bwoko bw'Imana. Yesu mu gihe gito naza gushikira itorero abo nibo bazamusanganira, ariko igihe ntabwo imbago zirajaho n'abataramwemera ubutumwa bwiza buracabwirizwa. Twasenga kugira ngo abantu bose bamwemere, kuko Imana ubwayo yaravuze ngo ntabwo Uwiteka itinze isezerano ryayo nk'uko abantu batekereza, ahubwo nuko idukunda kuko yitanze ubwayo, none igadutegereza yihanganye bidashaka kwagira n'umwe urimbuka. Yasezerano bivuga ngo uzakiza abantu be ibyaha byabo rigasohora. Umusozo umunota umwe Cedric. Hari ikintu kinezeza mu kibazo wari ubajije mwene data. Abakiriye Yesu hari ikintu nasomye kiranezeza cyane, ngo bicaranye na Yesu Kristo mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Amen. Hari ubuzima tubamo isi idashobora gusobanukirwa, kubera ko nyine n'isi, ariko twewe dufitemo ka kantu kagiye kuba nk'akadubure natire. Yesu ari muri twe, hanyuma duhita tugira ibitekerezo biri imoto, ibitekerezo bidapfa, kubera ko umubiri uzagenda hanyuma tugende twe dusubire iyo twaturutse. Ibyo rero kuri nge bimpereza ibyiringiro bidashidikanya ko nubwo uyu mubiri nyine ukomeza guhura na za ngorane, ubwo nyine Noheli ikomeza kugiriraho ikibazo, umunsi umwe uzagenda, hanyuma ariko uyu munsi uyu mubiri uhura na bwa bushya muri Yesu Kristo. Ibitekerezo byanjye bikaba bitekereza Yesu, bikaba bibana n'Imana mu buryo bw'umwuka, ku buryo ikintu ngewe nkoze nkanjye Yesu byoroshye guhita ambwira ngo iki kintu ukoze sicyo, agahita avugana nanjye. Namubwira ngo iki kintu ndacyemera ko atari cyo, agahita gihanagura. Ibyo bikaba amateka. Ikindi kintu kineza ntari bubure gusa, Bibiliya iri very clear ngo nubwo ibicumuro byacu kakanatire nyine k'umuntu kari hariya byatukura bikaremera muri Yesu, icyiza duhuriramo nacyo niki? Ni imbabazi zidashira zihoraho iteka ryose, ngo nk'uko iburasirazuba nk'uko yahitaruye burengerazuba, uko ngo niko yafashe ibicumuro byacu irangije ibijugunya kure. Cya kindi cyamuzanye gukiza ibyaha by'abantu muri Yesu mboneramo asiranse ko icyaha kitagiye kunyica, ahubwo Yesu ari kugira ngo acyicarire, nongere murebe nk'umwami w'imbabazi, ngira ibyiringiro ko ntakishwe nacyo, ahubwo mfite ubumana bushobora kuzambanisha n'Imana muri cyagiye Yesu agarutse. Dr. Mazbirego soza munota umwe. Igihano cy'Imana kubanze kwizera
ntabwo gisibanganya imbabazi, nibyo nasubiramo. Kuko abantu benshi bashobora kuvuga ngo nubwo twakanga kwihana ngo ariko Imana ni inyembabazi, ariko igihano koko ntigisibanganya imbabazi, ariko imbabazi nazo z'Imana ntabwo zikuraho urubanza. Nuvuga ngo ijambo rivuga ngo twese tuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo buri wese ahabwe ibihwanye n'ibyo yakoze akiri mu mubiri, byaba byiza cyangwa byaba bibi. Bisobanura ngo bene data batarizera Yesu twabakangurira kwizera ku ijambo ry'Imana avuga ngo uyu munsi niwumva ijwi rye ntiwinangire umutima wawe, kugira ngo twese tuzaraganwe nabo ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo. Tutakunze baradingura mutima mwakoze kudukurikira mwakiro kiganiro. Reka dushimire Dr. Pierre Mpazibirego twabanye, dushimire Dr. Cedric Kanana twabanye, ariko nta mwanya nabaye guhamagara. Uwakwifuza kugira icyo ababaza ashobora kwifashisha umurongo wa telefone bagendana akagira byinshi aza kubasobanuza nyuma. Dr. Mpazibirego baze guca kuri telefone. Ni Pastor Mpazibirego ngo twabiganiriye kuri nimero ya WhatsApp. Abashaka kudukurikira ni 078 gatandatu gatandatu 9 gatandatu gatandatu 20 078 gatandatu gatandatu 9 gatandatu gatandatu 20. Nkunze kugaragara cyane kuri channel ya Gusenga Everyday. Ushaka gukurikirana ibiganiro bihoraho yakanda subscribe kuri iyo nimero yatubona. Ari cyo ashaka kubaza ku biganiro akatubaza. Murakoze. 07 tugenze kwitonda 078 gatandatu gatandatu 9 gatandatu gatandatu 20 kuri channel ya Gusenga Everyday. Dr. Cedric 0788 70 81 gatandatu 4 0788 70 81 gatandatu 4. Ikiganiro gitegure kandi kizwagaho na Pascal Habimana. Mugire ijoro ryiza.